dutangira aya masengesho nta yindi ntego, yari intego yo kwinjira mu isi y'umwuka tukabohoza ibyacu bihari, kuko ijambo ritwereka yuko ibiboneka biva mu bitaboneka. Yesu ashimwe. None n'ibiboneka biva mu bitaboneka bisaba kugira ngo winjire muri yasi itaboneka, ahandi hari ibiboneka. Aho ngaho nuhinjira ntabwo wahinjira umubiri wuzuye ibiryo, ntabwo wahinjira ikibiri kiri gutegeka umutima, kiri gutegeka ibitekerezo, kuko uwo mubiri wawe uravuga, ukaba waganiriza wowe imbere, ukaba wakumvisha wowe imbere. Biragoye rero iyo umubiri udapfuye mu buryo bw'umwuka kugira ngo bashe kwinjira mu isi itaboneka, kuko umubiri uraboneka, ukwereka ibiboneka. Wakwereka ibiboneka bigahereza umutima, byahereza umutima, wa mutima ukaba wagira ubwoba cyangwa ugacika intege. Nyamara wowe w'imbere, iyo wicishije umwuka umubiri wawe, wo kareba ibitaboneka, ukaba ari bitumbira ukabikurura, urabikurura ukabizana mu bigaragara. Yesu ashimwe cyane. So nuvuga ngo rero ibi byose tubona n'ibijambo rivuga ngo bigaragara byavuye mu bitagaragara, ibyo tubona n'ibibazo byose tubona bikomoka mu mwuka, muri iyo si itaboneka. None n'ibijambo rero rivuga yuko dukirana n'abadafite amaraso n'abadafite umubiri. Urumva ngo mu yandi magambo ushatse wabita ko ari abantu, ariko badafite amaraso, badafite umubiri. Noneho gitangaje, bo barakubona, wowe ntubabona. Wowe baba bakuzi, wowe ntabwo ububazi. Tukoza ku muntu muri bamwe bisezerano bishya muri muragenda murushaho gusobanukirwa. Imana ishimwe. Kubw'ibyo rero, kugira ngo ubashe gufata umugisha wawe, ubashe gufata ibyo biri ahantu hataboneka, Paulo yaravuze ngo kubw'ibyo rero ntitureba kubigaragara, kuko ibigaragara ari iby'akanya gato, ngo ariko bitagaragara bikaba ari iby'iteka ryose. None sasa ibyo bitagaragara ubirebesha yahe maso? Mbirebesha amaso y'umuntu w'imbere, mbirebesha amaso y'umutima. Bwana sifiwe. Mu kibazo n'ububona ikibazo mu buryo bw'umubiri hakaba hari ibibazo bigaragara, ariko wabirenza amaso, watumbira, wareba inyuma yabyo, ugahita ubona ibisubizo byabyo. None ugahita wirengagiza bya bibazo wabonaga, ahubwo ukareba bya bisubizo, ukaba ari bigenda usatira. Semeneme. Ibindi byose ukabyirengagiza biki. Ibyo nibyo rero uyu muntu w'Imana nawe yaratubwiyeho, kutanyeganyezwa n'ibyo tubona cyangwa n'ibyo ducamo, kuko amaso arashukana. Muri kamere aya maso y'umubiri arabeshya. Ariko ibaze, amaso y'Abayisiraheli bageze ku nyanja itukura, nta mato bafite yabambutsa iyo nyanja. Hakurya hari imisozi, iburyo n'ibumoso. Inyuma ingabo zibakurikiye ziri ku mafarashi, kandi zifite amacumu, izindi zifite inkota. Kandi nta kigenza izo ngabo, ikizigenza ni ukubica. None bareba bakabona ntaho gucikira hahari, nibishora mu nyanja, inyanja irabahitana. Amaso niko yabereka, nibishora mu nyanja, inyanja irabica. Kandi bavuga ngo tugiye guhungira hano haruguru, hari umusozi, barabagenda n'amaguru y'amafarashi, zangabo zibakurikira zirahita zibafata. Bareba hepfo nabo bakabona zangabo zirahita zibafata. None wibuke Mose arataka. Mose atatse, Imana avuga ngo utakishijwe n'iki? Niga Imana yabonaga ko nta kibazo gihari. Kumbe bya bibazo wowe ubona, wowe Imana ibona nta bihari. Yesu ashimwe cyane. Satani akakumvisha ko ihari bikwishe, ariko Imana ikabona nta bihari. Za ndwara ubona mu mubiri Imana ibona zidahari. Bisaba rero kugira ngo nge nawe tubone nk'uko Imana ibona ibintu. None rero Imana yaje kubwira Abisirayeli ngo babwire bakomeze bagende. Yesu ashimwe cyane. Ngo rero Imana idufashe
kuyoborwa n'umwuka koko. Ni nayo mpamvu ijambo rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ntabwo ari abayoborwa n'amaso yabo. Aya maso y'inyuma azagufasha kumenya aho utaha n'aho ujya, azagufasha kureba ibiboneka bigaragara, ariko ntabwo yagufasha kureba mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Kandi aho mu mwuka niho hari ibisubizo byawe. Aho mu mwuka niho hahishwe destination yawe. Niho hari ubwiru bw'amabanga yose y'ubuzima bwawe bw'ahazaza. Nta wabasha kumenya imbere he, n'uwakubaza ngo mu masaha 10 n'iki cyakubaho kiri bukubeho, ntiwakimenya. Ariko mu mwuka kubera iki biri mu mwuka. None rusaba mu mwuka birasaba kugira ngo nge nawe Imana iduhe kuhinjira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tuhindize ubwenge bwacu dufite kwitegereza no kubona cyane. Reka dusomwe amwe mu magambo hano yo mu ijambo ry'Imana. Amwe mu magambo tubona mu ijambo ry'Imana. Matayo igice cya 13. Matayo igice cya 13 kuva ku murongo wa 14. Matayo igice cya 13 kuva ku murongo wa 14. Ngiye kuvugwa ku muntu cyane w'imbere. Uyu niwe ndi bwibandeho. Sindi bwibande ku muntu w'inyuma. Turi mu mwuka aho dushaka kubohoza imigisha yacu iherereye, yaboshywe n'abandi bantu twita abanyamwuka, ariko mu gice cy'abagome, bo mu gice cy'abatwanga, bo mu gice cy'abakozi ba Satani. Nabo babikoreye mu mwuka, ntabwo bigeze babikora mu buryo bw'umubiri. Babikoze mu mwuka, bazamura ibyo bazamura babikuye muri izo si zabo z'umwuka mbi, baduteza ibibazo, barabitubohesha. Bimwe bihinduka iminyururu, ibindi bihinduka imigozi. Mu mwuka ikibazo kijya gihinduka umugozi cyangwa kigahinduka umunyururu, bakakikubohesha bakavuga ngo ntazarenga hariya, ntazakivamo, ntazagisohokamo. Ikibazo kigahinduka umunyururu, ikibazo kigahinduka umugozi. Kugica rero kuko kiba cyaratangiriye mu mwuka, bisaba kugira ngo ujye mu mwuka nawe uvuge uti ndaca kino kibazo mu mwuka aho cyatangiriye, uburyo bakimboheshejemo kose ndakitwika, ndagikataguza amaraso Yesu Kristo, ndagikataguza inkota y'ijambo ry'Imana. Dusomere Mama Fabrice, dusomere Matayo 13 kuva ku murongo wa 14. Ntabwo uri kubona neza, reka dusomere. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye Yego, bibasohoyeho. Ndetse ngo ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho, ngo kumva bazumva, ariko ntimuzabisobanukirwa. ngo ariko ntimuzasobanukirwa. Kureba muzareba, ariko ntimuzabibona. Ngaho komeza. Kuko umutima w'ubwoko Mureke ufite ibinure. Umva impamvu y'aba bantu yo kumva ntibasobanukirwe, yo kumva ntibumve, ntibanasobanukirwe, ndetse kureba ntibanarebe, bareba mbega ntibabone. Impamvu yo kumva ntusobanukirwe, impamvu yo kureba ntubone, niyo hano bagiye kutubwira ngo kuko umutima w'ubwoko ufite ibinure. Ngo kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure. Kumbe umutima ufite ibinure mu isi y'umwuka ntushobora gusobanukirwa ibyo ubwirwa, biba incoberamahanga, biba nk'umugani kuri uwo muntu. Satani rero kuko azi izi tekiniki, iyo ashaka kugufata kugira ngo utaba umunyamwuka udasobanukirwa iby'umwuka, afata umutima wawe akawushyiramo ibintu bimeze nk'ibinure,
wajya wumva ariko ntusobanukirwe, wakwigishwa ariko ntumenye. Ibi ni ibintu birakaza Imana kandi bibabaza Imana. Komeza hepfo, komeza noneho. amatwi yabo akaba ari ibihurihuri. Urubo ngo amatwi yabo, afata amatwi akayagira ibihurihuri kugira ngo uwo muntu azumve neza icyo Imana iri kuvugana nawe, icyo Imana imwigisha mu bibazo burya Imana igitwigisha, mu ntambara ibirimo iratwigisha. Niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu azibona asa nkaho ari mu ishuri, ugenda utesitinga waza ariko Mana nyereka ese ibibazo ndi gucamo ni ishuri urimo uranshishamo. Irarara ibikweretse, irakwereka uri mu ishuri mu nzozi zawe. Noneho sasa ariko nuvuga ngo mu bibazo Imana yabishaka kukwigisha kugira ngo ejo bundi mbere uzasohoka ufite masters, ufite doctora, ihita kuzamura kugira umuntu ukomeye, yakwitegereza ariko ikabona ngo uyu muntu wapi ntabwo ari kumva. Amatwi yarimo ibihurihuri. Satani yaraje ashyira ibihurihuri mu matwi y'uwo muntu kugira ngo atumva ibyo umwuka w'Imana amwigisha. Komeza hepfo. Amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso ngo amaso yabo barayahumiriza kugira ngo batarebesha amaso. Kumba umwanzi ashobora gufata n'umuntu akamuhumya amaso y'imbere. Aya maso turi kuvuga ntabwo ari aya ngaya y'ibinyamanyama bibora, hari kuvugwa amaso y'umuntu w'imbere, kwa kundi ushobora kubona amaso yawe akakwereka ariko umutima ntubone, ntusobanukirwe. Satani mu bibazo akaba yakwereka mu mutima wawe ko ibibazo bikwishe, nyamara ibyo bibazo bitari bukwica ahubwo bihetse ibisubizo. Uramutse ufungutse ukareba neza, wahita ubona ari rwa Goliya tugiye guca umutwe, ugahita uba umwambi. Wahita ubona inyuma ya Goliya ko nta kihari kimukingiye, inyuma ya Goliya ko ari ibigirwamana, nta kindi, inyuma yawe hari Imana. Semeneme. Imana iguhe kubona mu izina rya Yesu. Komeza usoze uwo murongo. batamenyesha umutima. Nono aya magambo arakaze nyatekerejeho cyane ngo kuko umutima w'ubwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo barayahumuriza ngo batarebesha amaso, ngo batumvisha n'amatwi. Wowe ugomba kurebesha amaso y'imbere, amaso y'umutima. Rebesha amaso y'imbere cyane. Amaso yawe y'imbere arareba iki? Niwe muntu amaso yawe aramubonamo iki ukoresheje amaso yawe y'imbere? Wirengagije ibyo ubonesha amaso y'umubiri, muri uwo muntu uramubonamo iki? Uko ni nako tureba abantu, ntabwo tureba uko bagaragara nuko basa mu buryo bw'umubiri. Yesu ashimwe cyane. Nta nubwo tureba ibyo batunze n'ibindi, ahubwo dukoresha ijisho tukarenga ibyo ngibyo ry'umutima, tukareba muri bo mu mwuka ni bande. Yesu ashimwe cyane. Njyakunze kubwira cyane cyane nk'umukobwa nti umusore ashobora kuza kugutereta agusaba kugira ngo mwubakane umuryango, akaza ari umukene mu bwako kanya, ariko uramutse utorosheje muri we mwimbere ukazajya ubona mu myaka 10 azaba ari umuntu ukomeye. Amen. Ugahita aho kugira ngo rero hakaba n'uwundi waza akaza afite ibimodoka, afite ibizo, ariko wakoresha ya maso yawe y'imbere wamure ukabona mu myaka 10 azaba ari umutindi wo hasi byaramushiranye. Ubwo rero niba uri umuntu wakurikiranye ibintu, mukazageraho umusanga murakennye mukubiswe hasi. Noneho wa wundi wari waranzoro w'umukene ukazabona yaratumbagiye yarazamutse. Amen. Ni byiza kurebesha amaso y'imbere, wireba ibigaragara byako kanya, reba inyuma y'ibigaragara. Amen. Rero mu ntambara z'umwuka, icyagufasha gusingira umugisha wawe ni ukuba ufite amatwi yumva neza mu mwuka. Kabiri ni ukuba ufite amaso areba koko y'imbere. Gatatu ni ukuba ufite umutima
wakira kandi ujijutse ubasha gusobanukirwa vuba. Yesu ashimwe cyane. Uko wumvise impamvu y'ubu bwoko kugira ngo bugirwe gutya, uwabugize gutya ngo ni ukugira ngo batarebesha amaso yabo, batumvisha amatwi yabo, batamenyesha umutima, bagahindukira bagakira. Mu yandi magambo Satani yashaka kuguheza mu ntambara n'ibibazo, nuko aza akakugira akavuga ke uyu muntu kugira ngo atazava muri kasho namushyizemo, kugira ngo atazava mu bibazo namuteretsemo, ngiye kunangira umutima we mwuzuzemo ibinure, ajye yumva ariko ntamenye, ntahereze umutima ngo usobanukirwe, yumva ariko abe nk'utumva, areba ariko amere nk'utareba, ntiyitegereze. Ukeneye kureba ariko hakazamo no kwitegereza. Yesu ashimwe cyane. Ukeneye kumva ariko hakaba no kumva kurenze kumva gukenewe. Yesu ashimwe cyane. Nyamuneka gira icyifuzo cyiza, kumva kurenze kumva gukenewe. Ndavuga mu by'ubumana. Haleluya. Kubona kurenze kubona ugukenewe muri bihe turimo, nicyo kintu gikenewe. Dukeneye kugira ngo Imana yongere dukoremo akazi. Haleluya. Kubera iki Pawulo arakubwira ngo dusomere aho ngaho nimuhave, ahubwo hagira undi uturebera Abakorinto ba kabiri igice cya 4. Abakorinto ba kabiri igice cya 4. Abakorinto ba kabiri igice cya 4 ku murongo wa 6. Abakorinto ba kabiri igice cya 4. Abakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 6 handitse ngo Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Komeza. 7. Ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba, kugira ngo imbaraga z'isumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka imitima. Turashobewe ariko ntitwihebye. Turarenganywa ariko ntiduhanwa. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Subira hejuru nanone tumve. Tugenda kuri 7 aho watangiriye. Kuri 6. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, Imana yategetse umucyo. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima. Ibyo biratubwira iki? Kumbe muri wa mwijima w'ibibazo, Imana ishobora gutegeka hagaturuka umucyo. Muri za ntambara urimo uracamo, Imana ishobora gutegeka hakavamo ibyiza. Umwijima si ikintu cyiza, ariko Imana yarategetse muri umwijima hava umucyo. Amen. Aho imbere yawe uba ubona umwijima, nta cyiza uri kubona.
Satani nawe akakwereka, ubwo ndi kuvuga ukumu, igihe Satani yahusuye arimo arakwereka ko nta cyiza namba mu buzima bwawe, hanyuma akakwereka umwijima mwinshi iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma. Ijambo riravuze ngo Imana yategetse umucyo kuva mu mwijima. Muri uwo mwijima rero yategeka umucyo ukaza, ibyiza bikaboneka. Semene wayikomejeho ishobora gutegeka muri ibyo bibazo, hakaza ibisubizo birenze, biza bigakamya ibibazo byose, ubu utazongera kubaho ukundi. Komeza hepfo. niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana. Umva, hari ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana, ngo niyo yamurikitse mu mitima yacu kugira ngo tugire dute, tutwakire ubwenge bwo kumenya. Uku kumenya rero nibyo twavuze, ijambo ryavuze ngo kugira ngo badahindukira bakamenya nk'abakiza. Imana ibikeneye ko umenya ugahindukirira Imana ikagukiza. Iyo tuvuga ziriya nyigisho zose zisimuka twigisha ku bintu by'umwuka, Imana ibigira ngo umenye, numara kumenya noneho uhindukire ushaka Imana, kuko wamaze gusobanukirwa inkomoko y'ikibazo cyawe, noneho wayishaka, wahindukira uyishaka, igahita igukiza. Semene. Satani rero mu ntambara zawe abarwana no kugira ngo utamenya, udasobanukirwa, ibyo ucamo byose ubyitiranye, ibyo ucamo byose byitiranye, mu mayeri menshi agashaka impamvu y'indwara, ariko iyo ndwara idakira yananiye abantu, iba ari indwara bwoko ki. Ariko ikibazo kidacika, gisengerwa kigahanurirwa ntikiveho, kiba ari ikibazo bwoko ki. Kurondora ugasanga cyabaye ku babyeyi, kiba ku bakina n'abantu mu muryango, icyo kibazo kiba ari bwoko ki. Niyo mpamvu rero wakwinjira mu mwuka. Ejo ndi mu modoka ndi kuva Nyanza, naje ndi guhimba indirimbo, ndavuga ni mu gihe gikwiye nzazijyana muri studio, ariko hari ibyo natekerezaga bituma mpimba indirimbo ivuga ngo Mana ca akarengane gakorerwa abantu mu isi. Iyo ndirimbo niko ivuga, ca ubusumbane bukabije mu isi. Ubwo narebye akarengane gakorerwa abantu mu isi, ngurura mu mwuka, ndeba ibihaba, ndeba ukuntu abantu barenganywa, Satani abarenganya akatubonerana, ndeba ukuntu noneho ubusumbane bukabije mu isi mu bijyanye n'ubuzima n'imibereho. Muntu ukabona yazamuye igitaje kigera muri 10 na zingahe, wowe utabasha no kubaka toilette imwe iri muri iyo etaje. Ndabikora ndavuga Mana, ubu busumbane, caka karengane, ubusumbane bukabije mu isi. Nongera nitegereje ibyo ngibyo, nyine muri kubona ibyo ngibyo mu isi. Hari akarengane gateye ubwoba, kandi inyuma, ukisha inyuma ni Satani urenganya abana b'Imana, utoteza ubwoko bw'Imana, utoteza icyitwa inyoko muntu, ushaka kubabaza umuntu hava akagera, kuko nacyo ubwacyo icyo kiremwa kiba mu mubabaro. Kuko rero ubwacyo kiba mu mubabaro, kandi gitegereje umubabaro noneho ukaze kuruta uw'ibihe byose, gihora cyifuza kuvuga ngo nanjye uyu muntu mubabaze akiri kwisi, nibinashoboka tuzababarane yiyambuye uriya mubiri. Rero ko ni ikiremwa gifite imbaraga kandi gifite ubwenge n'ubucakura bwinshi, kibasha gukora ibikorwa byacyo, kubivumbura no kubitahura, bikaba intambara, kugira ngo usobanukirwe ko ari Satani wakwatatse. Kubera iki impamvu akunze kubihisha? Azi rya jambo rivuga ngo murwanye Satani azabahunga. Mu rwego rwo kugira ngo utamurwanya rero, imikorere ye agerageza kuyihisha. Niba indwara ari we wayiteje, azagerageza kuyihisha, abaganga bapime bashakisha impamvu, bakubwira ngo impamvu y'indwara ni iyi, ariko atari ko kuri. Azagerageza akora ibintu, namara gukora ibintu ikibazo kikuboheshe noneho, ariko abantu bashakisha impamvu z'ikibazo aho zitari.
ari satani wihishe inyuma y'ibyo bibazo, kuko abagambiriye ngo atubabaze. Kuko Imana iravuga muri Yeremiya 3:33 ngo ntabwo yinezezwa no kubabaza iki abantu cyangwa kubatera agahinda, kuko nta nyungu Imana ifite. Uzumva umurokore akubwira ngo Imana yanyiciye abana, uriya murokore aba yaravangiwe, abataramenya Imana y'ukuri. Ngo Imana yanyiciye abana, ngo Imana yankuyeho imitungo. Noneho hari imvugo bihaye idafite aho ihuriye utanabona no muri Bibiliya. Akavuga ngo Imana yaguhombya ngo kugira ngo ikubone. Ukibaza ibintu byanditse muri Bibiliya. Urugero rwa hafi se, ninde muntu yaba yarahombeje ngo tubibone mu byanditse tubwire ngo yahombeje? Ugiye kwayo gusanga ari Satani, nta Mana yari ibiri. Satani yaragiye asaba Yobu agira ngo ahinyuze gukiranuka kwe, kuko n'undi Yobu yari asanzwe ari uw'Imana. Kuko Imana yaje irata Satani, baza Satani uvuye. Satani ati mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Ariko iyo dutangiye dusoma iryo jambo rero ngo abana b'Imana bavuye gushengerera Uwiteka, ngo Satani nabazana nabo. Ukabona Satani kumba abana b'Imana bari nawe abayateyemo. Noneho ngo Imana iramaze ngo yewe Satani we uvuye. Ubwo ni Imana irimo iravugana nande na Satani. Ntabwo muri icyo cyanditswe ubona ari Imana ari Satani userembura Imana. Imana ni ibanza Satani. Kavuze Satani we uvuye he? Satani ati mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Imana yavuze witegereje Yobu ukuntu ari intungane ari umukiranutsi mu maso yanjye. Satani ataye se Yobu se yabuzwa n'icyo gukiranukira, waramuhiriye. Umuhira ibintu byose umubutunzi, ariko uramutse umukuyeho ukuboko ugakora ku byo atunze. Yatangiriye ku byo atunze. Icyo nicyo kikwereka ko Satani iyo watunze agira ishyari rikomeye, agira akababaro kenshi. Iyo wagize ikitunga, iyo wateye intambwe yo kuvuga ngo nteye urutambwe rumwe rwo gutunga, ishyari riramurya. Niyo mpamvu bamwe mu bakozi ba Satani batanezezwa nuko wowe hari icyo wageraho. Imana idutabare mu izina rya Yesu. Rero Satani niyo mpamvu ya mbere yabanje gutanga ngo waramurinzura uhira imirimo y'amaboko ye. Uramutse urambuye ukuboko kwawe ugakora ku byo atunze, yakwihakana. Kuko Satani yararebaga akabona abantu yakenesheje bose ni abantu muri icyo gihe babaga bahorana amaganya, bahorana kwiya, bavuga nta n'Imana ibaho. Imana yaranyanze, Imana ni ntandeba. Akibwira ko nakora no ku butunzi bwa Yobu, Yobu nari buze kugira gutyo. None Imana bati ngaho nguri, ariko ubugingo bwe ntubukoreho. Ubwo imushyiriraho umupaka ku bugingo. Amen. Abaragiye ako kanya ikintu cya mbere cyihuse yahise ajya mu ngamiya n'amatungo yose arafyeka. Ibyo byose ubwo urumva n'ibyo atunze n'abana bari bari mu mutungo wande wayo bose aratsemba. Amaze gutsemba ategereza ko Yobu yihakana Imana, araheba. Imana irongerera musangira avuga ati wabonye ko umugaragu wanjye ari umukiranutsi nubwo watumye agirirwa nabi, wabonye ko atigeze atari gweregatera, ariko rega buri ibintu ni ibintu ubugingo bwaho buhorerwa ubundi, reka nkore ku mubiri urebe ko atakwihakana. Ubwo yarazi ko umubiri nawe ugira gute ubabaza. Ikibazo cy'ubukene kivuyeho, noneho afashe ubwo ati reka nkore ku mubiri we ndebe ko atakwihakana. Noneho sasa iyo ugiye kure ngo aragenda muteza ibibyimba bivuye hano kugera mu bworo bw'ikirenge, ujye wibuka akabyimba kamwe ukuntu kababaza. Noneho sasa bihereye hano paka hano, nta hazima afite ku mubiri. Ariko Yobu umugore amwitegereje aravuga ngo itukira Imana, amugira inama kugira ngo ko yabonaga nta gisigaye ahari, aho kugira ngo akomeze ababare muri asufurire muri ubwo buzima, ati ituka Imana ikwice. Umugore ati uvuze nk'umwe, umugabo ati uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ese Imana yaduhaye ibyiza, ibi bindi byiza tubyange? Yesu ashimwe cyane. Iyo bakomeza ko ariko se ugenzuye se muri ibyo byose ni Imana yabikoze cyangwa ni Satani wabikoze?
100% ni Satani wabikoze. Ubyibuke hari ahantu abashumba biwe bari baragiye intama n'amatungo, ngo umuriro waramanutse urayatwika yose. Abaje imbitsi yaje kubika, yaje ivuga ngo umuriro w'Imana wamanutse uvuye mu ijuru utwika amatungo yose. Ese koko wari umuriro w'Imana? Ukumva n'ubucakura n'uburiganya bwa Satani agira ngo yumvishe Yobu ko Imana iri kumugirira nabi. Yesu ashimwe cyane. Nagaragazaga rero ko muri kamere ya Satani ibyo akoze agerageza kubihisha. Ntabwo aba ashaka ko bitahurwa, ntabwo aba ashaka ko bimenyekana ko ari we, kuko arabizi ngo nibiramuka bimenyekanye ko ari we ntari bukiri umurokore wamaze uzi gusenga. Umurokore uzi gusenga aravuga ati mba Satani ndaguhagurukiye ndaje nkurwanye nawe. Ijambo ntirivuga ngo tukurwanye uzaduhunga, urampunga tu. Ubwo rero agerageza kubihisha. Niyo mpamvu uzarota inzozi ntuzisobanukirwe, kandi ari uzihisha inyuma yararimo arakora imikorere ibyo yakoraga, akagereza kubihisha kugira ngo utabitahura. Akavuga ati nabitahura nimunywesha amaraso akabona ko ari amaraso arabimenye. Reka mfate fanta munyweshe fanta mu nzozi, reka munyweshe ubushera, nimwereka ko iyi ari umwanda wa toilette ntari buwurye, reka mwereke ko ari ibintu by'imvange. Ubwo mu nzozi zawe ukavutagura imvange, ariko ari umwanda wa toilette barimo barakwangiza. Ubwo rero sasa akagerageza kubihisha muri ubwo buryo. Nizo ndwara rero nyinshi zose agerageza kugaragaza, hypertension, diabete, cancer, ariko bikitwa amazina. Ariko ibyo byose izo ndwara ni indwara ziterwa na Satani. Izo zose ubona zidakira, zihabwa imiti zikanga, bakazihata imiti zikanga, menya ngo ikizihisha inyuma n'umwuka wa Satani ushaka kubabaza abo mwisi. N'uwo mwuka wa Satani nta kindi gikunesha ni ukujya mu mwuka ukawurwanya ku manywa na nijoro. Noneho muri kamere rero ya Satani n'abarozi ntibajya bava ku izina. Iyo bakubise umunsi ejo ugashyiramo tamoro, ugashyiramo akantu k'akaruhuko, barongera bakiyubaka, bakongera bakagaba igitero. Bisaba kujya kubita uhozeho. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo musenge ubudasiba. None si ijambo kuvuga ngo usenge ubudasiba bisobanura iki? Ntabwo ari ugusenga ko maganye. Niba hari ikibazo gihari ku buzima bwawe, gisengera ubudasiba, wishyiramo tamoro. Yesu ashimwe cyane. Wishyiramo akantu ngo reka nduke uruhutse, Satani ahita ateramo. Nuko bikoze bahita bibaka. Uzige neza urebe kuva uhere mu gice cya 5 Imana ituma Mose kujya kubwira Farawo ngo arekure buriya bwoko. Uwo munsi yavuga ngo rekura ubwoko bw'Imana bujye gutambira Uwiteka Imana mu bitambo. Yabongereyeho uburetwa, bongereraho imibabaro. Okay, sawa, murashaka kubanebwesha. None sasa bajyaga babumba amatafari twabashakiye ibyatsi. Ubu none ibyatsi tubikuyeho, bazajya bajya kugishakira, kandi n'umubare w'ayo matafari ntuzavaho, uzakomeza gutyo. Ubwo Farawo aragenda abwira abayoboraga ubwo bwoko, abatware b'ubwo bwoko cyangwa abayobozi babo, arababwira ati aba bantu bari kubumba amatafari agomba gukomeza kuba yayandi umubare wayo, ibyatsi nibo bazajya bajya kubyishakira. Abantu babashyiriweho iryo tegeko rikomeye, baragiye barabumba bashaka ibyatsi, niko bashaka n'ibyatsi, umubare w'amatafari wanga kuzura. Wanze kuzura barakubiswe. Muri uko gukubita, kandi ngo ni Imana yarivuze ngo barekurwe, ariko ibibazo birushaho kwiyongera. Noneho sasa uburetwa bwabo buko bwa kabiri. Ubundi winjiye mu ntambara nk'izi zo kubohoza umugisha wawe, byanga bikunda itegeko ibitero biri bwikube, kuko batajya vuga aho twambure arashaka umugisha tumaze imyaka myinshi. Ubu rero ku muntu umaze gusobanukirwa isi y'umwuka n'imikorere, wongera imbaraga zo gusenga, ntabwo ucika intege. Neza urakubita, ugakomeza ugakubita, murarekura. Kuko ijambo rivuga ngo kuko tudakirana n'ibifite umubiri n'amaraso. Abakirana urumva baba bafatanye bombi. Amen. Mugakubita hasi undi naka kwigaranzura, ni ugukirana kugeza igihe utsindiye uwo mwakiranaga nawe.
Bwana asifiwe. Amen. Noneho rero Kristo yiteguye kuguha intsinzi arwaniye muri wowe. Amen. Niyo mpamvu utagomba gutinya izi ntambara. Twazitinya tuzi yuko nta umugaba wacu dufite yoroshye, ariko umugaba dufite ni umunyembaraga. Semene amen. Ntatsindwa mu ntambara, nta ntambara imwe n'imwe. Nigeze numva James Kabare bari kuvuga kuri Perezida wa Repubulika, aravuga ngo nta rugamba na rumwe aratsindwa yateguye. Yesu ashimwe cyane. Ariko nawe yigeze kubwira abanzi b'igihugu, arababwira ngo ese bajya bababwira ngo tuzakuraho biciye he? Muri politike se, mu ntambara se, he? Nyine kuko ari nyine Imana yamwihereye ubwo bwenge imuha n'izo mbaraga. Amen amen. Ibuka rero hejuru yiwe dufite uwitwa umugaba witwa Yesu Kristo. Uwo ntatsindwa mu ntambara zose, ntatsindwa n'umurozi, ntatsindwa n'umukonikoni. Amen amen. Ntatsindwa na Satani, ndavuga Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Uyu Yesu rero muri izi ntambara icyo usabwa gusa ni ukutanyeganyezwa, rya jambo batubwiye, kutanyeganyezwa n'ibyo ucamo n'ibyo ubona, ahubwo umutima ukarushaho gukomera. Dawidi yaravuze ngo naho intambara yambaho no muri yo nzikomeza umutima. Amen amen. Kwikomeza umutima nicyo ukeneye, ukavuga no sincika intege. Satani urabeshya, nubwo nsenze ukanyereka ikinyuranye n'icyo nari niteze, urabeshya. Icyo nasengeye cyabaye, ntabwo ndava ku bintu. Ubwo ubwoko bw'Abisirayeli ntibwongerewe uburetwa, Imana iragenda ikubitisha icyago cya mbere, ikubitisha icya kabiri, icya gatatu, abapfumu bakibikora kugeza ku cya kane, gutyo ngo babikoresha uburozi bwabo. Ariko kuva ku cyago cya gatanu bananirwa, bwa burozi bwabo butangira bugira aho bugarukira. Icyo twishimira Imana ni uko uburozi bw'abapfumu n'abarozi hari aho bugarukira. None imbaraga z'Imana rero zo ntizigira aho zigarukira. Amen amen. Nongere nsubiremo, uburozi bw'abaroga bugira aho bugarukira, ariko imbaraga z'Imana zo ntizigira aho zigarukira. None imbaraga z'Imana zatangiye gukubitisha Farawo ibintu bikomeye. None atayavuga ati ndabarekuye, mwinginge y'Imana yanyu no ihagarika ibingibi ndahita mburekura. Basenga Imana yabihagarika, ejo akahita ntaho mujye akisubiraho. Gutyo kugeza ku nshuro ya 10 niho yabashije kurekura ubwo bwoko. Nabwo aburekura agaruye akenge avuga ati ariko se nubwo abana b'imfura bose bashize mu gihugu, haba niki gitumye ndekuye ubu bwoko? Yongera kubukurikirana ngo ajye kubufata. Uriya mutima wa Farawo ugereranywa n'umutima wa Satani ndetse n'abarozi. Ni iyo bakubiswe kano kanya basa nkaho baguhaye agahenge, wazana mutamo bakongera bakavuga bati reka twatake. Urakubita mpaka kugeza igihe barambiwe bakazamura amaboko bakaguhunga. Amen amen. Ntiwemerewe gucogora. Yesu ashimwe. Reka dusomere ijambo. Ariko gucogora biterwa n'iki? Biterwa style, biterwa na y'amaso abatabona neza, y'amaso areba ibihurihuri, atareba neza imbere. Ushobora ukikanga ubusa, kwikanga ibitariho, kwikanga baringa. Yesu ashimwe cyane. Irinde kwikanga ibitariho, kuko ibyo ubona mu buryo bw'amaso yawe mu mwuka nta bihari. Amen amen. Ni iterabwoba gusa, utagomba kugira gute. Ariko se kweri muzehe turushe kwizera, avuga ati ntimugatinye ibitumbaraye. Kuki twebwe dutinya ibitumbaraye? Hari n'igihe Imana wa mugani reba barokore bitwa ngo bazi Imana bikumvira babaye. Aba bantu baratinya ubusa. Ndi Imana yabo yaremye ibigaragara n'ibitagaragara. Ntago bazi ko ndi inyuma yabo, ntago bazi ko mbashyigikiye, ntago bazi ko abamarayika banjye babari inyuma, ntago bazi ko umwuka wera bari inyuma. Amen amen. Inyuma yanjye hari abamarayika, inyuma yanjye hari umwami Yesu Kristo,
inyuma yanjye hari Imana Data wa twese n'Umwuka wera. Ni iki cyo kugukanga? Ni iki? Yesu ashimwe cyane. Urwo rugamba ruraza gushira. Reka rero dusome hano Abakorinto ba 2:5-7. Ariko uwo murongo uho mwari muri nimuhave muri ya Matayo 13 tugiye gusoza mu kanya. Ba 2:5 wa kare duhere ku murongo wa 6 kwanza. Abakorinto ba 2:5 umurongo wa 6 handitswe ngo nicyo gituma dukomera umutima iteka. Ntabwo ari ugukomera umutima umunsi umwe, ntabwo ari ugukomera umutima iminsi ibiri, ahubwo aravuga ngo dukomera umutima iteka. Agakomeza ngo kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri, aho ngaho muri uwo mubiri urimo nanjye ndimo, tuba dutuye kure y'umwami wacu. Iyo uri mu mubiri, bya bindi natangiriyeho mvuga, wahaze wagize gute, kibiri cyadamaraye kishimye cyagize gute, kenshi na kenshi uri kure y'umwami. None nongera ngo kuko tutagenda kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Ntabwo tuyoborwa n'ibyo tureba twebwe abana b'Imana. Usenga akayoborwa n'amaso ye y'umubiri, uwo ngo byarangiye. Tuyoborwa n'ibyo tutareba. Ntabwo tuyoborwa n'ibyo tureba, tuyoborwa no kwizera. Ngo nicyo gituma tugira umwete rero wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari, kuko dukwiriye kuzagaragazwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa bibi. Sema amen. Mu mwuka ntituyoborwa n'ibyo tureba. Niyo mpamvu uzumva umukristo mu isengesho ryiwe uyoborwa n'ibyo areba, azataye ye Mana yanjye wenda atapfuye, Mana yanjye ndapfuye, Mana yanjye ibi ibyo mbega akereka Imana bya bindi yarebesheje amaso byamuhahamuye, byamutinyishije. No, ntabwo ariko gusenga. Gusenga ni ukuyoborwa no kwizera, kukayoborwa n'umwuka. Noneho amagambo Yesu uvuga ukavuga ayobowe no kwizera, ayobowe n'umwuka. Ibintu bibiri, amagambo yawe agomba kugusohokamo ayobowe no kwizera, ayobowe n'umwuka. Semene amen. Noneho witangira kubwira Imana, uyibwira ibyo ureba, kuko ibyo ureba si ibyo ireba, ibyo ubona wowe si ibyo ibona. Yesu ashimwe cyane. None rusa mu isengesho ryawe nuyoborwa no kwizera, ukayibwira ibyo ubona bihuye n'ibyo ubona, bya bindi ibona izabikurura, bivane mu buryo bw'ibibonamo ibizane mu buryo bw'umubiri. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu igihe cyose ibwira umuntu ngo wa munyantege nke we aturakura umunyembaraga, ikabwira umukene ikaba ngo aturakura umukene bambo aturakura umutunzi uri umukire. Amen. Amen. Tugiye gufata umwanya muto gusenga mu isengesho rigufi, ariko isengesho rigabanyijemo ibice bibiri. Hari isengesho rigomba kugaruka kuri wa muntu w'imbere. Tugarukire muri ya Matayo 13 twavuze dusoma, ni umurongo waho wa 14, kugira ngo tumenye ukuntu tugiye gusengera wa muntu w'imbere, kugira ngo afunguke rwose, Imana imukoreho. Ndetse Yesaya hano ibasohoyeho ngo kumva muzumva. Aha. Ariko ntimuzabisobanukirwa. Ngo kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa. Twebwe turashaka gusenga kugira ngo twebwe tuba bumva kandi tuba basobanukirwa. Amen. 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 Tuvanwe muri uwo mubare w'abantu bumva bo muri bo ntibasobanukirwe. Icyama ugahita wumva ubwo bushake bukujemo bwo kumva ushaka kuba umuntu wumva ugasobanukirwa. Wibuke ko Yesu yavuze ngo inzira igana
irembo rigari ni irembo rijyana abantu mu irimbukiro, kandi abarinyuramo ni benshi. Ngo ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo, abayinyuramo ni bake. Muri abo bake nge nawe tugomba kuba turimo. Noneho muri abo bake abumva bagasobanukirwa ni bake cyane, n'imbarwa. Icyamananira ukumva wifuza kumva no gusobanukirwa. Hari ahantu yavuze rero ngo impamvu mbigishiriza mu migani. Komeza tumve. ukureba muzareba ariko ntimuzabibona. Ngo kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure. Yes. Amatwi yabo akaba ari ibihurihuri. Amaso yabo Buretse gato noneho rero utangira ku murongo wa 13 wumve avuga none ngo igituma abigishiriza mu migani. Ni iki? Igituma nigishiriza mu migani ni iki? Uyu ni Yesu arimo aravuga. Nuko iyo barebye batitegereza. Impamvu rimwe na rimwe Yesu avugira mu migani ntiyerure ibintu byose bikaza ari mu migani, ngo nuko ababwira iyo barebye batabasha kwitegereza. Kandi Imana ishaka ko wowe ureba ariko kabiri ukitegereza mu izina rya Yesu. Imana ishaka kureba ukitegereza. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ishaka ko muri wa muntu upfa kureba ugasa nkaho ubyirengagije. Reba ariko witegereza. Ni iki cyishe inyuma y'ibi? Iyo umuntu ni bwoko ki? Umukozi w'Imana cyane intumwa ya Satani. Iyo umuntu duhuye ukagira kureba kure. Amen. Komeza hepfo. Niyo wumvise batumva kandi ntibasobanukirwa. Icyo nicyo kiraka. Iyo Imana ikubwiye ikabona ntiwumva, kabiri ntusobanukirwa, birayirakaza. Ubwo ibutaha niyongera kuvugana nawe yeruye, itangira kuvugana nawe mu byitwa amafumbo, mu bintu mbega bimeze nk'imigani bishobora kugucanga. Ikeneye kumva ukumva ukanasobanukirwa, wareba ukitegereza, winebwesha umuntu w'imbere. Amina. Umuntu w'imbere wimunebwesha, wivuga ngo winebwesha intekerezo zo kwibaza, ngo ntiwibaze kubera iki ariko aka kantu kubera iki. Imana ibishaka umuntu umeze gutyo. Wibuke icyatumye Imana ihamagara Mose. Yari muzi wese, yafashe igihurira gikongora. Mose akareba akabona hasi iki gihuru gishya n'igikongora kandi bwoko ki. Ngo agira amatsiko atambikishwa no kumenya iby'icyo gihuru. None rero twebwe turi abantu b'abanebwe batagerageza no gutekereza ngo wibaze iby'ibyo bintu uri gucamo kubera iki, ahubwo ukanebwesha intekerezo zo kwibaza icyo ushaka kumenya. Bwana asifiwe sana. Imana yifuza abantu bafite inyota yo gushaka kumenya. Haleluya. Ibi ngibi Imana yakizeho butuma ngenda ntahura ibintu by'umwuka umunsi ku wundi, nuko igihe cyose mba numva mfite umutima wo gushaka kumenya buri kamwe kose ko mu isi y'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Nakumva umuntu avuze ijambo ariko nkumva ndashaka gusobanukirwa birushijeho iby'iryo jambo. Yesu ashimwe cyane. Gira uwo mutima rero wo gushaka kumenya. Gira umutima wo kwitegereza kugira ngo umenye icyo witegereza icyo ari cyo gisobanukirwe. None Imana igihe kizagira no ivugana nawe yeruye imbona nkubone. Haleluya. Mu nzira rero za Satani, ibi ni Satani wakoze abo bantu agateza iyo mitima ibinure. Kuko umugambi ntabwo ashaka ko abo mu isi bakira. Niyo mpamvu tubwiwe ngo yahanuye ibyaha, amaze kubihanura aravuga ngo kumva bazumva ariko ntibazasobanukirwa. Tugire gusengera kwibanda ku muntu w'imbere. Duhamagara Imana. Yesu ashimwe. Bucece duhamagara Imana ikore kuri wowe w'imbere, ikuvane mu mutima w'ibinure. Yesu ashimwe cyane.
muri ayo matwi kuvanemo ibintu by'ibihurihuri urumva kandi wumva vuba. Haleluya. Buriya Imana yagu nkatwe tw'abasirikare bo muri Kristo Yesu, iyo yaguhaye kumva winjira ahantu ugahita wumva umwuka kakumve, kuko iyo wawumvise ntabwo waza kukubizira ngo kwinjire muri ryamye uhita ukubitabuka wirukana. Semene amen. Nje ni ibintu Imana yampaye kwinjira mu nzu y'umuntu gusa hari umwuka mpita mbyumva. Ninjiye ahantu umuntu w'umukozi wa Satani aciye mpita mbyumva. Nuvuga ngo rero sasa kwinjira mu nzu gutyo ubwo nyine nkinjira mu nzu gutyo bitamenya ninza gusenga ndaza gusenga isengesho rimeze gutyo. Hari igihe mwinjira no kumva sengeye no saro n'ikintu uko hari igihe ninjira nkumva ndikumva imbaraga ibintu biduhira ibintu bizerera hanganka kumva nkabanza kugira ngo mpasengere nkumva rero nkahita nidusenga gutya tutabanje gusengera aha hantu ntabwo biri bugende neza, turaderandwa cyane n'imbaraga z'ubuzima. Rero tugiye gufata umwanya wo gusenga. Sindumva ngo ngere aho nifuza kumva, sindabona ngo ngere aho nifuza kubona, kuko nifuza kubona sindamenya ngo ngere ku rwego nifuza kumenyamo. Yesu ashimwe cyane. Sindanatunga n'imbaraga Imana yansezeranyije nta na kimwe cy'igihumbi ndabona, ariko ngira ngo ubushake bwo kuvuga ngo Mana ndakwinginze niza umwete wo kukwegera. Niba hari umuntu wumva indirimbo ivuga ngo umpakanya Yesu nze nkwegeje, ndayumva pe, umpakanya nze nkwegeje. Iyo nyiririmba nyumva inshuro 5, kuko nararebye nsanga kwegera Imana kugira ngo ubone umwanya wo kwegera Imana ntago ari ikintu cyoroshye. Guteze kwegera Imana utabona bigusaba kugira ngo ibitekerezo byawe bituze, ubwenge bube hamwe, nuvuga ngo ubutuje nta kindi kintu utekereza keretse Imana yonyine. Agatekerezo katajarajara, amaso yawe atajarajara, byose bituje wumva uri mu mwanya umwe. Ako kanya kugira ngo ukakontororoka nibura uramutse ukabonye ukakabona nk'amasaha 2 uri wokipe n'Imana, uri bize n'Imana. Mu bitekerezo zawe nta handi zijya, amaso yawe n'amatwi yawe nta kindi, byose biri wokipe n'Imana. Ndakubwiza kuri akanya k'amasaha 2 n'iminota 40 iyo tujya tuvuga kimwe mu 10 cy'imisi 20 cy'amasaha 28. Ako ngako gashoboye nibura ukavuga ati mu masaha 28 ku munsi ngiye kwiporogramamo amasaha 2 n'iminota 40 nyazirikane. Ukayazirikana ayo masaha, ukabuzi ngo aya masaha na amasaha 2 n'iminota 40 nzi neza yuko nyahaye Imana ariko yujuje ubuziranenge, bya bindi batwigisha mu Rwanda gukora umurimo unoze. Nawe ukavuga ati ndabizi ko aya masaha noze nta kindi kintu natekereje. Maze njye ubwanjye hari gendwa nkavuga nti telefone ndayishyira nyishizemo akadege, hatagira n'umpamagara ngo binderanje numve telefone inderanje ni mu mwanya wo gusenga. Ariko nkaza kuri turuva nkisanga hari igihe agatekerezo gasimbutse ahantu. Niho nabo iri jambo uyu muririmbyi arimo ngo rero umpakanya nze nkwegere, nasanze yari yaginjiye mu mwuka asanga ko kubona umwanya muri wowe ushobora kuba ufite umwanya uhagije ntacyo uri gukora pe mu rugo, nta kintu namba uri gukora, nta n'umuntu uri buguhamagare, ariko kugira ngo wa mwanya ubone wuzuye neza uri kumwe n'Imana wumve nawe ku buryo ushobora kwiha amanota ukavuga ati antuka mu masaha 2 n'iminota 40 namaze nta kintu natekereje keretse Imana. Nta na hamwe najyanye intekerezo zanjye, nta na hamwe nta muntu nerekeje intekerezo zanjye, zose byose byari biri ku Mana, ugasanga bitagukundira. Yesu ashimwe cyane. Ako kanya rero Imana ikaguhaye nzi yuko wakavamo wabaye ubundi muntu. Haleluya. Rero ntabwo ntari ahantu tutaragera bitewe n'umubiri twambaye uwariho. Uyu mubiri twambaye n'isi turimo ubwabyo n'umwanzi wacu. Mbere yuko Satani aba umwanzi, umubiri wawe n'umwanzi wawe nyirizina n'isi urimo. Nibishaka ko wegera Imana
ntibishaka kusabana nayo nk'uko bikwiye, ntibishaka kuganira nayo. Ariko hamwe n'ubuntu bw'Imana siko bizahora. Nkunda ijambo rivuga ngo siko bizahora kuba mutegereza. Abafite ako kanyota, abafite ubwo bushake, abumva bingibi, siko bizahora kuba mutegereza. Hari igihe kimwe ubuntu bw'Imana buzamanuka, umunsi nazi nanjye ntazi, bumfate bunterure. Iyo tuvuga ngo buduterure ntabwo ari umubiri uterurwa, ni wowe w'imbere. Ijambo riravuga ngo nuko anjyana ndi mu mwuka. Ubwo Ezekiyeli wavugaga yacakiraga umuntu w'imbere akamutwara, wowe ukisanga uri mu kirere mu ijuru rya gatatu. Pawulo naravuga ati nzi umuntu wazamutse akajya mu ijuru rya gatatu. Niba yari ari mu mubiri ntabyo nzi, niba atarawurimo ntabwo mbizi. Urumva uwo muntu yarajyana, ni wowe w'imbere, ni twebwe b'imbere tujyana. Hari igihe rero ubuntu bw'Imana buzaza buduterure butujyane, duhabwe imbaraga zirenze iz'abantu batekereza, duhabwe ubushobozi, duhabwe ubwenge, duhabwe, kandi aho niho twifuza kugana. Yesu rero aguha umugisha, kandi umwami Yesu akugirire neza. Izi mbaraga zikwiye